umva we bayiki kurudrona atari muzima yabaye arwaye iki aranyereye yaguye hasi nyine aguye hasi si bisanzwe kugwa hasi ntabwo uri kubona ko uyu muntu yarwaye kugwa hasi ni ibintu bisanzwe uguye hasi ntabwo abantu bakwegereye baza kureba aranyereye yikubise hasi Renzo haguruka utibye kubeza inzira wari ugiye umva we wabyutse ihangane urakomeretse urababaye twe twigendera naza kubyuka twirengiza umuntu ako so aka niko kazi kago kuza kubyutsa abantu baguye mu muhanda tumufashe tumenye ngo dusize tumufashije ameze neza twamufashije yaguye hasi so umeze neza Renzo so kugwa bisanzwe urashonje se ntago ariye urarwaye ni muzima se wareka nkita kandi mwana Claude ngasigara umwitaho nyine ngiye nigendeye ase sheri wagiye iki uje kumagarika hano mu muhanda nawe uri guguye hari abantu bakwitaho n'urukundo rwa rw'umuntu muri nta kindi twamwitayeho byarangiye sibyo sameze neza nyine ngo dusize ameze ako sa ni modoka imugonze tuya hasi ni modoka imugonze twamenye icyo tuya sinadusuka umuntu waryamye hano nukimenyura bigenza gute suri muganga ariko shede wagiye ugira umutima wa kimuntu n'ubunyangamugayo busanzwe bwa kinyarwanda ubaye ikirata ubaye oya shashe nimbabura nkunyine nganga usigara nyine ubwo ni uhisemo umurenzo niba uzwashwe no kwemvunikiye mwimbere afunika mimbere ariko ni kwasteri mu bose cyangwa yutongo ubaye ase wagiye akakwivumura nk'uburagiye ubu urabona naterura umuhungu ndi umukobwa ndi njyenyine umuterura n'ibiki se yabaye iki ntago ari kugenda yigenda umva wababaye cyane umeze neza mu mutwe umeze neza ikibazo na kimwe mfite iki gihe cyose waguye hasi ncwana n'umukunzi wanjye like I don't get it like oya ugwa hasi honde gakeye utumye ncwana n'umukunzi wanjye nta kibazo ufite ntega amatwi unyumve neza urafata inzira utahe cyangwa nzi kubwira wanjye ko ugiye gusoma umuntu geto wese unzi mujya mugenda mwitwikira muzi ntabwo tubazi nyambo si mukuru wawe niba ari mukuru wanjye okay birakureba nyine birakureba ko ari mukuru wanjye icyo nakubwira cyo ni iki uri gukira n'umuriro utazi ko uri gukira n'umuriro wowe listen ubu n'ubuzima bwanjye ntago ari ubwawe ibyo nkora ndabizi ndi umuntu mukuru uranyumva neza ariko ntago uri ngo wigenge ndi uwanjye ngo nigenge ndi wawe nkanjye Claudia noneho ikintu cyo kugiye kukubwira ngiki umenye neza ko Dave nta keza ke Skangiye n'icambo bwonko noneho sinshaka no kubukoresha ngo sinshaka no gutekereza ukababaye igicucu ni wowe ndabizi ati umuntu adashaka gukoresha ubwonko ibi nakurikizaho nawe urubyumva igicucu ni iki igicucu bisobanuye umuntu udakoresha ubwonko ngaho igicucu we ni iki igicucu ni igihe wowe uba uhagaze ariko ukamubaza ikibazo kubera iki buri munsi uje kundeba usa wipodoye iki kibazo nashatse kukikubaza kandi mama yarabimbwiye hano nambye ubu rero tubonye igicucu hagati yanjye nawe usko umusaza asara akagwa ku ijambo njyewe ni n'ubwa mbere nje aha ngaha nipodoye muri uyu mwaka nyine aya ukuri kw'Imana muri uyu mwaka wose nibwo nje hano nipodoye ubwo se nazaga kubabwira inkuru za Fabien wapfuye nkabona umwanya w'ibyo none kuki nanjye mbikubajije ubu ngubu ahubwo wowe mfitiye irari n'ubuhehesi bwinshi ubu ndebuzwa nk'ubwo ubonye gute ko nanipodoye kamubaze bagutanye n'ukunira isoni ndakubanze baba karibu wanga kuza kundeba urabanza ujya kwambara utera amapasi reba ishati ukubise umucongo wagira ngo uri gitifu nuko nayikuye mu kazi wakarane nako kabaye akanyuma mu mihigo nayikuye mu kazi natekereje kuza yisize rouge beze nayo ndavuga tekira mu gashati kabako uri icyaye rouge beze bana yarakoze ndika mushiki wawe ariko uretse kongera muri mode yo guseka ni izina ry'Imana ndikumva nataye umutwe ikintu kingarira aha ngaha nabitekereje nsanga n'ahandi hantu nanari ukumva hatari muri iriya karitsiye ariko ndi kwibaza niba yarasohotse gutakansiga byanyobeye ikirenze kuri ibyo nuko kamara kuva cyagiye telefone ye ntirajya erega urugira ngo niba bitekereje wenyine uzi ko mutize nsinzira cyangwa nasinziriye ese nta rugara kwatikira na message iyo abanyikiye message nari kuba nasinziriye kuzo tubigenza gute azi gutekereza cyangwa ariko arakana nibutse cyangwa niba mu diaspora mushimusi wambwiye mva ko mu diaspora wana nawe iri nkuru zamugira mu diaspora senje gute muri bya si wabimbwiye ushobora kuba yarasohotse gurebye imbere bakamushimuta
sororekana n'iby'abatesipora ese ubundi uhatse ikintu kirego tukagenda kuri polisi ngaho ujye yumvira uragaruye polisi kandi nawe kwibwe ko ubwo se kuri polisi wajya gusa turakomeza dutinze ibintu gutya amaherezo azabura yayo kuri polisi tuba tugiye guhigana na turaba tugiye kwirega bambaza ngo iriya nzu y'abandi wayigiyemo gute ni gute ujya mu nzu ikibazo dufite ni iki njyewe nari muri kumwe na nana muri salo gutya turi kumwe ni nkuko wahindukira gutya ukambura ibyo bintu wumva bibaho gutya gusa cyangwa waramugurishije cyangwa waramuriye komeza kuza kunyibeshisha kugira ngo uzabone umuntu ugufasha naramuriye se ngende abantu ndabizi ntacyuzi ndabizi urabikora iki uri gukina n'umuntu utazi like nyine ibyo byose kujya kunyangisha Dave niba hari n'abagutumye ntago mbizi niba nkunda bimbwira uvuga ati ndagukunda nshaka gutandukana na Dave ariko kujya kwigusha umuntu akagira ngo kugira impuhwe agiye kujya kwa muganga agashwana n'umuntu hejuru yawe cyangwa arambonye urankunda cyangwa utangiye kuzunyiteresha ubwoba wowe umva we nta n'ubwo type yanjye umuhungu nakunda we ntago urimo ntabwo nkunda ngo bibekara uzabaze ugize neza kuvuga ko ari type yawe nanjye sindi type y'abantu badafite nyine mwabuze ukuntu mwa approachinga badafite siziye musanze ngo batekereze neza ku magambo bumva ngo bayashyire mu matwi yabo bayumve biracanga bigasohokera icyo urabona se uri umuntu cyo wakumva mwana okay urabona uri umuntu wakumva umuhungu wigize akanyamagambo muri quartier urandebye ngo Dave si umuntu wa nyawe Dave uramundusha wowe umuzi kurushwa muzi niko bitekereza byo byonyine uburyo udodoka ntago bikwemera kuba wabatayikwira shame on you umuntu nkawe rwose ugenda muri quartier mu ngiye ngo kwigwisha like akantu ko kwigwisha niko kankomye kugira ngo mbone ukuntu mpa Claude ubugambo kuri iyo muhungu bakunda ese ninde wagutumye ugenda umbwiye ko bitakoze ndi kusigurana kunyumva ariko uwanze kumva ntabwo atinda kubona ndumva ndumva nagwa nk'umugeri ndumva nakuzinga urushyi ubuzima bwawe bwasevinzwe ntacyo bitwaye ukuri nuko ntabwo ushobora sibyo ariko urambabaje utumye umunsi wanjye uba mubi uyu munsi urababaye bimeze ukuntu uyu munsi urababaye ariko ejo uzaba wishimye urumva yego iryo ziro rigendane mu mutwe wawe urumva ntuzajya unaryama ibyo uritekereza Renzo kuvuye munsi duhuye ndakwanze n'umutima wanjye wose inyama yanjye irakwanze amaraso yanjye arakwanze izuru ryanjye irakwanze umunwa wanjye urakwanze nuba urwanya umunyanze nabaza utamenya ko uri umuntu w'umugabo wowe ntabwo ni uwa mbere sibyo ariko icyo nakoze cye kirahagije genda wajya akazi kanjye nagasoje wagakoze aka kandi nubwo nagenda ngo pfukame ngo Dave mbabare yes bizima kuko Dave ukina nawe ntabwo umuzi shaye yo nyine imyaka iri kugushuka babyuka ugasanga bakuroye bahashye barangiza ukigira nabi wowe kabiri kandi umva narafite ukuntu wakoze diruza bakamutwara dore ko rega buriya nawe nabonye nkwizeramo gake gake uburyo kumbwira ngo ntabwo nakundana na kubera mu diaspora b'amafaranga n'iki byose itamona ko ibintu byose wabikora kubera amafaranga ubona uko mba nakwihoreye nanjye ngacishamo ariko biba biteye ubwoba ukuntu tu akuntu renge nganira nawe ukagira ngo twigeze tuganira naragusobanuye ko nakubwiye mu diaspora ntashaka ko mukundana kubera ko nashakaga ngiye ko tubanza twamenya ibintu by'iwanyu unyemereye ko tuzasubira kwa Fabiola tugakora na kiriya gitabo naragusobanuye ko nta mu diaspora uhari kuki ubinyurira ikindi ngiye mfitiye inyungu yo kuburishanana ibintu uri kumvira uri kubitekereza neza ngiwe mburishanana cyangwa okay niba nta kintu kiza mufite cyo kumbwira tubyihurire oya mama ari kirahari cyangwa ushobora gusanga hari umuntu muri umuniko nza no gutakira ndamwijyana utekereza ibyo ukubwira ushobora gusanga hari umuntu muri umuniko ngo ushobora gusanga hari umuntu muri umuniko tutabizi amurya umuniko guteze wakundi nyine bari kugenda yazubaye umuntu akamurya kace yabageze nta hantu yigeze agenda kukubwira ko yaburiye muri iriya nzu cyereka niba uwo murigo barawumutereyemo muri iriya nzu wenda akaba ahubwo umva ikintu ngiye ntekereje wasanga muri iriya nzu hari nk'umuntu watubonyemo agakeka ko turi nk'abajura ntari kureba akaba yarateye nk'umunigo nana akamukingirana muri iriya nzu uzi ko wasanga ahubwo nana ari muri iriya nzu kuko njyewe naramushatse ndamubura nanasohoka hanze y'igipangu ndahamagara nana ndamubura ahubwo ntekereje ko nana yaba ari muri iriya nzu hari nk'ahantu akingiranye hari ahantu bamufungiranye bakamupfukamo ku muntu ku buryo atabasha no gusakuza bagahita bamwaka na telefone yiwe bakayizimya mana we ese utumye ibintu bitekerezaho cyane so tugomba gusubira muri kiriya gipangu tugomba kujya gushakana na nihari urabizi Jojo mbabara tujyaneyo ntumbwire ngo nijyane mbabarira oya umura tugiye
Nako zagira ngo urabonekerwaga. Ibaze ukuntu nabyutse mu gitondo ngaguhamagara nimero yawe kananira. Ugiye kwa murokore uramusanga ko mbonye. Urokore wahise. Usa ugiye guhaha uko kuri izuba iyo ugenda mu gitondo. Ubwo se umuntu ufite igikapu kimeze gutya bagagiye guhaha. Umukombe banze. Shari umva ngubwire. Suhuza ariko. Umva se ngubwire umwanya turimo ndagaru wo gusuhuzanya. Jewe naguhamagaye mu gitondo nimero yawe irananira. Telefone nakuguye kubakanya ibyo koko. Byari se wabimbye ariko nawe uhoranaga Barakanye ibyo kaga telefone. Nana kwereje message ndi wayinzubiza. Ubwo yasomwe n'umujura. Ndakatani ngifite. Barayinyibye. Abajura bo muri iyi minsi. Baragatsindwa na Nyagasani. Ase wandeze amatwi. Ubu tuvugana inzubi iwacu mu cyaro. SMS wanyandikiye ngo urankunda n'umujura wayisomye. Ndi kukubwira ngo inzubi iwacu mu cyaro. Ntuki? Inzubiye iwacu mu cyaro. Nabyutse mu gitondo ngo amagara nakubuze nakwandikiye